Usiku nigenje ukunda gihe kusho ubu ndajya he kutwanje twose natwikore ngo ntuzane yamuka none bisirambonye birarangiye usiku ukunda gigereza kumugome uburyo cyashitse ngo ninzanye kandi twose ngo tuvange umutungo tuzasezerana ubuse kuko ndajya hejuru ko nderekeza he ko mbona igicuku cyishyitse kirambonekeye kuko ndabigenza nteko mpamagare murumuna wanjye nkora iki isi nigaragiyeho pe gusa ndarara he ko nshimye niriwe ngenda ibirenge bikaba byantiriyeho ndabigenza ibirenge byahindutse inyama umugongo ntawe mfite umuryango waranyanze kuko kubw'ibyanjye kubw'umutungo wanjye navanyeyo iyo menya rwose mbeshye ngo turasezerana arangije arabyanga ibyo byose arabitwaye ese kuko ndabigenza nderekeza he ko nafite n'umuntu ugira neza wamfasha kwerekeza kwa mama ya madamu komeye cyane ndameze neza rwose nagenze imisozi nayo abona ikintu cyakurenza uravaho ukajya ahantu kure cyane nanjye ku bwanjye hanze
aho njya numva nahayobewe ariko uturutse he? uretse hirya Na Kigali se? Ubwo yanananiwe. hirya ngiye mu Bugarama hirya. Mu Bugarama rwose ni mu Bugarama buriya bwa Cyangugu. Intara wari utuyemo ni iy'Uburasirazuba. Ukaba ugiye he rero? Nyine muri izi nce harimo umuntu wanjye wahabaga witwa W'inzobe muremure mukuru. Yego gukunda no ufite n'amarasita nkayo yawe. Nkayo. Okay, Win. Si umugeni ashatse vuba. Yego rwose n'uwo nguwo. Twari duturanye muri iki gipangu. Imana ishimwe we. Oya amaze iminsi yimutse. Hayimo. Ndapfuye pe. Ubusa ndazibanwa nzerekeza. Ariko muri ahantu yimukiye ndazi ni n'inshuti yanjye. Nibyo. Bose wabungire neza kunyuma. Kandi ko nazanye telefone. Telefone nayicaye mu rugo. Ariko ahatuye ndahasi. Reka tugendezayo. Ariko ndabona unaniwe zana nk'akiruma. Wagira ngo uvuye Cyangugu n'amaguru we. Gusa bakoze pe. Amugeze ni hano ruguru ntabwo ariko. Hariya. Naje nshakisha ariko ndahayoberwa rwose. Murabaze. Aha hantu heza. Iyo sura. Sigara umugeni n'iryamye. Allo. Ushize ndaryama sinzira. Meze neza. Changa. Se mugiye mwateye n'imyembe noneho mwimutse. Turashima Imana. Akira grande sœur sha. Bayitwa Juru. Mukuru wawe yitwa Kazina Keza. Waje twa mbona amashuri Lalapo mwembe tu. Sagura. Hari imyembe. Oui, umeze bite se? Siko ndashaka kumvugisha. Raporo ndi kuzuza hano. Zirakaze pe. Ariko sari cyangwa nshakira kiremere. Ku meza se wateguye. Tuze kuva wava ku kazi kugeza tuganira. Gambira. Umeze bite se? Sawa. Uyu utasemuka. Cyaniwe neza. Nawe se? Nanjye meze neza. Se abantu bashakaga inzu bigeze bagera hano ngo ujye kuzibereka. Namuwe. Ese babandi ntabwo bohereje amafaranga? Bapanga ibara hirya. Ntabwo ngaho. Cyangwa giye bari bagenda bansetsa pe. Se bababona. Se ntabwo nakwirwa mu hamagara. Pere se wamuhaye, se ubu tuzabona umukozi gute? Wasi ukomanga se? Wowe wicara.
bose twese bicara hafi bitewe suri na suri kurira suri no right shaku nabuze ibibazo nahuye nabyo bimaze gusa shamu nagenza ibirenge byahiye guhiza ahantu hose ibipangu nagendaga nkuma ibyanjye byabaye birebire nanjye ntaha niyiziye nyine wa munsi nuko nawe byanga wanye ni mu Kigarama mu Kigarama nyine hirya nagize ngo ni muri Bugarama bwa Cyago joro ihangana mwana ubona wari none se ibibazo byinshi nabuze ibintu byambayeho nyine wa mugabo yagize gutya aranshuka ndagenda ngurisha imitungo ngurisha ahantu hanjye hose waruzi amafaranga ndayapakira yose ndayamuzanira shagonjo n'uburyo hanganaga nawe muha miliyoni zingahe uzi uburyo hanganaga hari hanini namuhaye mu mashifitisi ndanyamuha kuri finale bikarangira ambwiye ngo ntabwo tubera z'abagabo nk'abo baracyababonye none ko utaguhaye amafaranga yawe none se wariye ndabizi ko mbona nanjye ahangaha ndabyanga none turabigenza cyane rero njye reka mbasezere sibyo nari mukuzaniye ariko ndumva ari ibibazo none se kamanze mubaza ikibazo bakwirukanye uretse ko nyine akimara kumbwira ngo ntabwo dukwiranye nyine afata ibintu byose arabigurisha nanjye ubwo nyine mpita niyizi uturugo nta n'ikintu mfite ubu ngubu n'aka gakanzu konyine ni n'akazi ko mu rugo nagakora wowe rira nyine ngacucu rero reka ngende mwarangiye kureba ibyo mu rugo urabona ibyanyu bitoshye nubwo n'igihe nanjye ndashaje ahari nzagaruka kureba uko bimeze ibyanyu urakoze cyane no kunywa nawe pole nyine ubwo nzabyumva neza tuzaba tubiganiraho ese umwana wa mama ko numva wese nanjye aho hantu nkaba nta n'ikintu aha nanjye oya ubuzima bwambanye burebure ntabwo wabyo urebye urugendo rwonyine nakoze ntafite n'igiceri cy'ijana ntabwo wabyumva ibirenge byabyimbye mbese umwana wa mama nyihanganira uncumbikire umunsi w'ejo n'uyu munsi n'ejo ese uwo mugabo wawe we wamusize mu rugo cyangwa ujya kuzana we nawe we ni wambaye ntumbaze iby'uwo mugabo ubwo urumva nawe tugihuriye we ni wambaye njugunye inyuma y'ikoti byarangiye mfashe unshakira akazi ntabwo nishingiye uwo ndi we n'iki byahindutse hejuru narahindutse kaba kiyede kaba akazi ko mu rugo cyo ntazi n'uguhinga muvanda urabizi akazi ko mu rugo jyewe nzagakora we kanshakira ahubwo vuba sinumva ngo basigaye bahemba amafaranga menshi gusa nyine urabo ubwo wowe uri hano tugerageze turebe urakoze bose wahageze ya meze bite se muraho neza
komera nawe Yego. meze bite se Ntabwo neza na gato. gute Mbona nyine mutugendereye. si ibisanzwe se reka igihe kiba gishize kiba ari kinini ariko umeze neza Nari meze neza nta kibazo. Mwese mumeze neza? sha urebye nta kibazo gihari none se bo nyine urabizi ko igihe kibishize ni kinini si byose Ndabizi pe narafunze. igihe gishize ni kinini kandi nawe urabibona Urabizi ko nyine bitajya barimba. bitajya bikubaho Gusa nyine none aya ni amafaranga afite. Bose ntabwo arayanyohereza. bose wawe se cyangwa Nyine umugabo wanjye niwe mvuga. mugabo wawe Kandi ntabwo ari hano. Ubwo rero ariko twari twavuganye arambwira ngo araza kuyanyohereza. Rero nayanyohereza ndaza kureba ukuntu nyakoherereza cyangwa nzayakuzanira. Ntabwo nzatinda. sha urabizi rero bimaze igihe sibyo bimaze igihe amafaranga yakeneye no kongera ngakora amasuku y'izi nzu so ubibona nyine ko ibibazo biba bigenda bivuka Ndabyumva ariko uko agafaranga rero ninda kukabona ni nako mukomeza kuba ahantu hadasa neza mutwihanganire. ko rero igihe gishize ni kinini nyine amafaranga None ubwo wenda nakugora mvuga ngo yarabonetse uzaze uyatore njye nzayakuzanira. uyu mubyeyi se ko mbona yumiwe bimeze bite Uyu ni mukuru wanjye. ni mukuru wawe Nawe yageze hano ejo. yari atuye hese Hatuye hirya mu Rugarama. mu Rugarama mu Rugarama se muraturusha iki ko mbona meze neza Tumeze neza turaho ni ibisanzwe. Tubarusha rwose. ariko ndabona utishimye mu maso bimeze bite mukuru wawe ararwaye ariko ibibazo byaba ari byinshi ntabwo arwaye. okay birumvikana Nuko nyine hari igihe nyine ibibazo biza bikazira rimwe ukagira ngo wenda niweho babiremeye wenda atari ko mvuga. atari ikibazo cy'amafaranga se Byose biba birimo ariko n'ubundi ibibazo byaba ari byinshi. By'amafaranga biraza ibindi byo mu ngo nabyo bikituraho nyine biba bicanganye. Gusa nyine turabyakira neza ko nta kundi twabigenza. ariko mama ko mbona wiyitangiriye itama nuko urumva rwose nta kibazo mfite urebye pe ni bisanzwe nta kibazo. hari ukuntu nyine umuntu aba akureba nkabona harimo utuntu tw'ikibazo nta kibazo mfite pe nuko gusa nawe namubuze ariko namubonye nta kibazo. bo rero rwose pe amezi nabaye 8 gerageza rwose gerageza ubikore vuba byihute mbona amafaranga. Ndaje nongere muvugishe basi nanjye ndebe ko yayanyoherereza. Ubwo araye yanyoherereje wabona kugezeho. Ubwo atayanyohereje nabwo ejo nazareba uko mbigenza. bo none se mama we nese witwa nde? nitwa Juru ariko nyine nubwo mumbona gutya nta kibazo akazi kose mwamufite nagatora nta kibazo. ese urashaka akazi kandi waje kumusura? naje kumusura ariko muri iyi minsi nkeneye akazi. use washobora nk'iki kumbona rwose pe nta kazi ntashobora niyo cyaba ari ikiyede nagikora. kiyede? ukuyemo akazi ko guhinga ntabwo twigeze tumenyera guhinga ariko ibindi byose nabikora. mbese nta mugabo ufite?
umugabo nyine urumva umugabo ntabwo turi kumwe none aha ngaha ntabwo turi kumwe mwaratandukanye abana se abana nyine abana basigaranye na papa wabo mbese waje kumusaba akazi cyangwa waje nyine ngo akurangire aho kaboneka icyifuzo ni ikihe ku buryo wenda twagira nje ngo ncumbikire nyine nje kumurira ariko ngo urumva ntabwo biba byoroshye muri iyi minsi aba ncumbikiye noneho rero nshake n'akazi urumva aho nakabona hose nagatora noneho bibaye n'amahire nibyo koko nimba ushaka akazi uyu nguyu nyine akazi kose ndakazi niyo mwamukeneye umukozi mu rugo byose ndabishoboye rwose ngewe akazi ko mu rugo agashobora rwose byose nta n'undi mwashaka kose nagakora rwose noneho ubwo urumva ugiye kurara hano noneho ejo muzazane iwanjye sibyo tuzazane njye nawe muzazane hanyuma turebe nyine akazi gahari mu rugo kuko akazi karahari wakora twari dukeneye n'umukozi harya wambwiye ngo witwa ngukira nitwa Juru njyewe Juru sawa rero we gerageza uzaze nta kibazo mwakoze cyane sawa mugire ibihe byiza ariko ugire kwaje ndabikurikirana vuba cyane sawa Asira mu boss no umwana mwiza akoze ubwo umugore ntazamfata nabi njye mfite ubwoba bw'umugore mfite ubwoba bw'umugore pe gusa nyine abagore sinzi ukuntu turimo akambara akazi mbonye gusa nyine nareba nzagakora n'amasafuriya nzayakuba we n'amasahane yoze gutapuriza ariko ikibazo ni umugore we mfite ubwoba abagore ashaka baratoteza nibwo bwa mbere nyine ubimenya iyo wageze nibwo umenya uburyo bimeze kujya n'injye no koga ndarushya ibindi bizabimenya imana genda urebe uwo ari we muraho neza mwicare karibu iwacu Wene amakuruzi ko ntabwo wibuka uyu mushyitsi ewe ntibimeze biteze ndabona banza bosi hari ukuntu bimeze ko mbona ukeye cyane ntabwo ari cyane bimeze neza nawe se duherukana cyagiye ariko biragenda nta kibazo mwarahuye uyu nguyu nagiye kureba uyu nguyu ndamusanga ni amahoro se ko mutugezere bwinshi urabona bebe nawe ameze neza ko muri n'ibikapu se aratuje nyine hano
nyine yenda bibabaze byinshi cyane ndumva utangiye kubabaza kandi wamugore nawe ariko ntese aya none wabaza izi saha ubu n'igikapu oya none se ubwo ahubwo ari kumubwira ati muri kujya he ariko igikapu uziko babajije nk'abantu nk'aho hari ikindi kintu mwawe ngaho mbwira nyine ko bimeze nyine aba bantu abizi ko nyine aba muri hanze yacu so bizi se uyu rero ni mukuru rero uyu mukuru we cyabaye ngombwa yuko susi ko dukeneye umukozi umuntu birakariyemo oya nta kibazo none dukeneye umukozi ntabwo uri kunsobanurira reka umuntu abana n'umuntu akamumenya nyine uvuga ngo uyu ntakozi uba dufite ni ngombwa ngo aze tumukozi uyu se niwe mukozi cyane uyu nyine niwe mukozi niwe tugiye guha akazi wowe ukeneye akazi uzashobora kurera umwana rwose byose ndabishobora nawe wa mugabo we bizanzanira nta kibazo uzakorera angahe mwambwira y'umwana nyine dore ukuntu bimeze sibyo urabizi abakozi barabuze reba nawe igihe twari tumaze cyose abakozi tubahiga rero nta mahirwe nyine 40 ntabwo yakoreramo rwose mva nayakorera cyane kandi ntugire ikibazo ngiye akazi kose nzakora urabona arakuze none se none kubakuze se umukozi umutangiza 40 ataratangira gukora ngo urebe imikorere yiwe none se dore mubaze buriya
uzimbira ibyo nyine. hanyuma se mu nzu ntabyo guteka niyo uteka ibihatsi umuntu yirirwa n'umwana mu nzu akaba atatetse reba imyenda namusize hejuru niyo akirimo none se ko usanga natetse ibyo udashaka ukantuka nkayigutegereje nawe akazi karakunaniye sibyo akazi karakunaniye niba utazi guhindura umwana imyenda niba utazi guteka akazi nikakunaniye Maja, nuko mba nameshe nakorobye nateye ipasi. None cyakuzanye ni igiki? None se kuko nguhamagara numfate. None ate wasanga natetse ibyo mbonye nabwo kantuka. Umva nkubwire wa mukobwa we. Niba umva ko nzajya ngusiga ku rugo bikarutwa naho nari kuba nta muntu ahasize. Ndagusezerera tahe ngende nishakira undi mukozi none se urambwira ngo reba nta gazi dufite ntiwari no guteka no kumakara uyu mwana wanjye sari gutoragura mva kubwira igicucu niba kakunaniye ubwire uwakuzanye wongera gusubiza aho yagukuye mwese bakeneye ki ziba teka ibyo ubonye hano mu rugo birahari ntabyo kurya bibisi iminota 10 umwana wajya wumva ari singa kukureba ibyo mbo byihura urabona bihanagura icucu gusa nese duteka iki mabuja suko ko buranziza ikiko ndi hande kano kazi sinzagashobora pe umugore ni isasu umugore ntashobotse guhera mu gitondo ngira ngo zananshima kuma Zabona ronda teke. Anitero gatsi. Siteko umuceri. Shobora kandi karashobotse pe.